Niba ukunda gutembera u Rwanda, birashoboka ko wigeze kubona abakobwa beza. Niyo mpamvu muri iyi video nkuzaniye top 10 cyangwa se uturere 10 twa mbere dufite abakobwa beza cyane kurusha utundi turere two mu Rwanda. Bana nanjye ku bino video itangiye kugeza irangiye, kuko abo bakobwa ngiye kukwereka ni bamwe abasore basoma barondereza kugira ngo badashira bakishwa n'inyota. Abo bakobwa ngiye kukwereka ni bamwe Ruti Joel yaririmbye mu ndirimbo ya Juno Kizigenza bise Mariza wanjye. Urasabwa kubana nanjye kugira ngo uzi ko wamenya utwo turere. Uraza gutanga igitekerezo cyawe muri comment, kandi wibuke gukora subscribe no gufungura inzogera kugira ngo tuzagicikwa n'ibiganiro byacu tukugezaho kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Iyi video nuyikunda ukore like. Twihuse turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga akarere ka Musanze gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Aka ni akarere kagaragaye ku mwanya wa 10 gafite abakobwa bateye neza, bitonda, basa neza, bavuga neza kandi baseka neza. Hari ibice na bimwe by'akarere ka Musanze birimo abakobwa beza cyane, twavuga nka Muhoza, Kinigi, Cyanika ndetse n'ibindi bice bitandukanye bigize akarere ka Musanze gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Aka karere niko kabashije kugaragara ku mwanya wa 10. Twihuse cyane tugera ku mwanya wa 9 aho dusanga akarere ka Rubavu gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Aka karere gafite ibice birimo abakobwa beza, twavuga nka Gisenyi, Nyamyumba, hafi y'ikiyaga cya Kivu ndetse na Busasamana. Utu ni uduce tumwe two mu karere ka Rubavu gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba gafite abakobwa beza cyane kurusha abandi bo mu tundi turere. Niyo mpamvu kaje kugaragara ku mwanya wa 9 w'uturere 10 dufite abakobwa beza cyane mu Rwanda kurusha utundi turere. Twihuse tugera ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga akarere ka Gatsibo gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Kakaba gafite ibice bimwe bifite abakobwa beza cyane, twavuga nka Kabarore, Kiramuruzi, Nyagihanga ndetse na Remera. Niyo mpamvu aka karere ka Gatsibo kaje kugaragara ku mwanya wa 8 w'uturere dufite abakobwa beza cyane kurusha utundi turere mu Rwanda. Reka dukomeze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga akarere ka Muhanga gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Aka karere nako gafite abakobwa beza cyane, baseka neza, bitonda, bambara neza, mbese muri make bitwara neza kurusha abandi, kandi n'imigaragarire yabo cyangwa se ubwiza bwabo burigaragaza. Niyo mpamvu aka karere kaje kugaragara ku mwanya wa 7. Twavuga nk'uduce dutuyemo abakobwa beza cyane muri aka karere ka Muhanga, twavuga nka Cyeza, Kabacuzi, Muhanga Town, Shyongwe ndetse na Nyamabuye. Utu ni uduce dutuyemo abakobwa beza cyane duherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Niyo mpamvu aka karere kaje gushyirwa ku mwanya wa 7 w'uturere two mu Rwanda dufite abakobwa beza cyane kurusha utundi turere. Twihuse cyane tugera ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga akarere ka Huye gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Aka karere nako gafite abakobwa beza cyane, bitonda, bambara neza, baseka neza, nk'uko wagiye ubibona nimba ukunda gutemberera mu mujyi wa Huye. Niyo mpamvu aka karere ka Huye kaje kugaragara ku mwanya wa 6. Aka karere kandi karakunzwe cyane kuko gafite stade ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Twavuga uduce dutuyemo abakobwa beza cyane mu karere ka Huye nka Ngoma, Butare, Tumba ndetse no mu mujyi wa Huye. Niyo mpamvu aka karere ka Huye kaje kugaragara ku mwanya wa 6 w'uturere dufite abakobwa beza cyane kandi bitwara neza kurusha utundi mu Rwanda. Twari tugeze muri top 5 cyangwa se mu turere 5 twa mbere. Gusa mbere yuko tujyayo nagira ngo nkubwire, niba ari ubwa mbere wageze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, wakora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video cyangwa se update n'andi makuru y'ibyamamare tukugezaho buri munsi kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Iyi video nuyikunda uzi gukora like, kandi nutayikunda tubwire muri comment icyabiteye kugira ngo tugikosore. Utu turere nakubwiye niba ari utwuzi uraza kutubwira, niba ari akutuyemo uratubwira uko wabibonye. Kandi wibuke gusharinga ino video kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kumenya ibiganiro tunyuza kuri umuyoboro wacu wa YouTube, kugira ngo barusheho kumenya amakuru no kuba update mu bijyanye n'iterambere
no kumenya byinshi bitandukanye tunyuza kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Dukomeje cyane tugiye muri top 5 cyangwa se mu turere dutanu twa mbere twari dusigaye. Uraza kutubwira akarere kabuzemo cyangwa se twashyizemo katari kugaragaramo, tubwire n'umwanya kari kujyaho. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga akarere ka Nyarugenge gaherereye mu mujyi wa Kigali. Aka karere rero gafite abakobwa beza cyane, bitonda, baseka neza, bambara neza, bitwara neza ndetse bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Niyo mpamvu aka karere ka Nyarugenge gaherereye mu mujyi wa Kigali kaje kugaragara ku mwanya wa gatanu w'uturere dukunzwe cyane kandi dufite abakobwa beza cyane kurusha utundi turere two mu Rwanda. Twavuga uduce nka tumwe two mu karere ka Nyarugenge dutuyemo abakobwa beza cyane nka Gitega, Nyamirambo, Muhima, Kimisagara ndetse na Nyarugenge mu mujyi. Aka karere rero kaje kugaragara ku mwanya wa gatanu bitewe n'uburyo gafite abakobwa beza bahatuye, bitwara neza kandi bitonda. Twihuse cyane turajya ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga akarere ka Gasabo gaherereye mu mujyi wa Kigali. Aka karere gafite ibice bituyemo abakobwa beza cyane, twavuga nka Remera, Kimironko, Kacyiru, Kinyinya ndetse na Gisozi ndetse n'utundi duce tutavuze two muri Gasabo dufite abakobwa beza. Abakobwa batuye bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda, baritonda, bambara neza ndetse birakwiye yuko aka karere ka Gasabo kaza kugaragara ku mwanya wa kane w'uturere dufite abakobwa beza cyane mu Rwanda. Dukomeje cyane turahita tujya ku mwanya wa gatatu, aho tuza kuhasanga akarere ka Nyamagabe gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Aka karere gafite ibice bituwemo abakobwa beza cyane, twavuga nka Gasaka, Tare, Kaduha ndetse na Musebeya. We niba utuye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo uraza kutubwira akandi gace karimo abakobwa beza cyane tutavuze. Gusa aka karere karimo abakobwa bitonda, niyo mpamvu kaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Twihuse cyane tuba tugera ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Aka karere nako gafite abakobwa beza, bitonda kandi bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Twavuga uduce nka tumwe two muri Bugesera dufite abakobwa beza, urugero nka Nyamata, Rulindo, Ntarama ndetse no mu mujyi wa Nyamata. Aka karere rero karakunzwe cyane kuko gafite abakobwa beza cyane. Niba warigeze kuhatembera cyangwa se ukaba uhatuye urabizi. Niba uhatuye uze kutubwira utundi duce tutavuze two muri Bugesera dufite abakobwa beza. Aka karere rero niyo mpamvu kaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Tugeze muri cya gihe cyo kuvuga umwanya wa mbere. Wowe tugeranye kuri uyu munota, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na update cyangwa se amakuru y'ibyamamare, amateka ndetse n'andi tugenda tukugezaho kuri umuyoboro wacu wa YouTube muri rusange. Wowe wamaze kubikora ndagushimiye cyane, ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo muri comment. Utubwire akarere kari kuza ku mwanya wa mbere cyangwa se akarere tutashyize muri top 10 kandi gafite abakobwa beza mu Rwanda. Niba warigeze kuba watembera cyangwa se ukaba ukazi neza. Reka dukomeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga akarere ka Kicukiro gaherereye mu mujyi wa Kigali. Aka karere nako gafite abakobwa beza cyane, bitonda, baseka neza, bambara neza, mbese muri make bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Niyo mpamvu aka karere kaje kugaragara ku mwanya wa mbere mu turere 30 two mu Rwanda dufite abakobwa beza kurusha abandi mu Rwanda. Twavuga uduce tumwe two muri Kicukiro mu mujyi wa Kigali turimo abakobwa beza cyane, twavuga nka Gikondo, Masaka, Kanombe, Nyaruguma ndetse no mu mujyi wa Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Witwa Nyuma no video ndagushimiye cyane, nizera ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo tuzacikwa na video z'ubutaha tuzakugezaho. Niba ari ikibazo ufite cyangwa igitekerezo, byandike muri comment turagufasha. Nawe utaha.